ubwo nari ndimo ntembera nahuye n'aka kantu ndavuga nti byanga bikunze tukagejeje ku bakunzi bo ku Mumbe Official byabafasha. Kajyanye n'iki? Karavuga ngo ibyishimo ni ibanga ry'ubwiza, nta bwiza wagira udafite ibyishimo. Niba unkunda ukaba wifuza kubona ubwiza kuri njye, uzafashe ubanze undemere ibyishimo. Bakunze bo ku Mumbe Official, ni amagambo y'ubwenge, ni amagambo y'ubuhanga, ni amagambo atwereka imibanire tubamo umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu abantu batazi Imana yaduhaye mu iyi si ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukubana neza, ni ubugwaneza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero n'ubundi nibyo barimo batwereka kuri uyu munsi wa none, batwereka ko ari ibanga ry'ubwiza. Igihe cyose ugaragaza akamwenyu, igihe cyose wishimye, igihe cyose uriho bagenzi bawe kandi nubwo waba babaye ariko ukabereka ko ushobora guseka, ushobora kwishima, ni rimwe mu ibanga ry'ubwiza. Buriya kenshi na kenshi tuzarebere kuri bagenzi bacu babera cyangwa se abazungu, uzamusuhuza mu kinyarwanda atanakumvisha ariko abanza gusekera, kuko yamaze kumenya ibanga ryo guseka, ryo kumwenyura, ry'ibyishimo. Buriya kenshi na kenshi umuntu mu gihura agahita gusekera akagira gute, icyo gihe rwose uhita ubona ko ibintu ari amahoro. Ariko iyo uhuye n'umuntu ugasanga yarakaye, nta cyizere, nta kintu, uzasanga n'ubundi aho hantu nta bwiza buhari. Rero kuri uyu munsi wa none isomo rihari ni igihe cyose duhuye na bagenzi bacu kabe twirengagiza ibibazo tubamo ku munsi, tukabanza kubasekera. Musuhuze umusekeye, umuvugishe wishimye. Birashoboka mu buzima ushobora no kutagira ikintu umufasha mu bibazo afite, ariko byonyine kumurema icyizere, kumuhumuriza, kumusekera, kumumwenyurira, ni rimwe mu ibanga Imana yaduhishe ariko twamaze kuvumbura. Rero ibyishimo ni ibanga ry'ubwiza. Ako kamwenyu kawe, ubwo buzima ubaho utafata nk'intambara. Mu bibazo ufite kawe nubwo byakugoye ari byinshi mu rugo, ariko muri bagenzi wagerageza kugaragaza ibyishimo kuko ari ibanga ry'ubwiza. Bakanasoza bavuga ngo niba ushaka kubona ubwiza kuri njye, uzafashe ubanze undemere ibyishimo. Bakunze bo ku Mumbe Official rero ndagira ngo mbashimire, mbasabe umunsi ku munsi kubaho mu byishimo, mu mahoro, mu munezero nk'uko Imana yawuduhaye. Hasta la vista.